Sergeant Robert tugusanze hano muri Wakiso uraho. Muraho neza. Watangira usuhuza abagukurikirana. Aturi mu kazi sha. Muraho neza mwese. Nkuko bivuze ni Major Robert. Murakoze cyane. Ubuzima bwawe turabona urimo kubumba amatafari. N'uyu musore nibwo buzima ukora urayagurisha cyangwa tubwire. Nago ngurisha amatafari. Musanze murabona ko iriya nzu mureba niyo nahawe na fund umwe singiye kumuvuga hano muri iki gihugu. Mu rwego kugira ngo mbeho ko yari iswi ya data arayimpama n'ibyangombwa byayo, ariko ni icyumba kimwe na salo sanga umuryango ufite uyu mureba nagwa Ronald Kabera Muvunyi, nagwa ari umugabo cyangwa umusore undi n'umwana wanjye ndyara n'imfura yanjye yitwa Ronald. Nibo tubana n'umugore n'abandi bana bakuru be barahari bashikibe. Ubwo tukaba dufite umurimo dukora nagwa ari umurimo uba mu mwuga. Namwe umuntu yifite hano just muto akora umurimo kugira ngo mbashe gutera amatafari ndeko nakongera ku nzu ibyumba nka bibiri abana banjye bazabamo, ariko kugeza ubu ngubu nta bundi bushobozi nabonye nta kindi nakora. Kwiyambaza abantu b'inshuti biragoranye, umuntu akagufasha mbere akagufasha kwa kabiri kwa gatatu usanga ari ikibazo gikomeye. So twahisemo kugira ngo negeranye amatafari ndebe wenda no wagufasha yagufasha wenda hari ikintu wagize. Ako kazi ni gatoya nabwo turageracyanje n'umuryango kuko mukabona ndibuze kabagezaho mukareba wenda neza. Murakoze cyane. Kubw'umutekano wawe se urabona waba ahantu hamwe ko twari tuzi ko uba ahantu uhora wimuka buri kanya. Mu by'ukuri kwimuka byo niko byari bikwiriye, ariko naho nabonye nta mwisho nkumva uko bizagenda kose nagera icyo nasigira umuryango wanjye, nasigira abana banjye address hano bagomba kuba ndamutse ngize n'ibyago kuri iyi si. Murakoze cyane. Akunda nyine umutekano ntawo Imana nigiye umutekano mu fast. Nyine umutekano wo. Sergeant Robert dusoza iki kiganiro ni iki wasaba abanyarwanda kuko iyi video turakora ibishoboka byose kuyigeza ku bakunzi bawe. Hari abakumenye bakiri bato nkatwe n'abakunze indirimbo zawe zikazubaka igihugu n'ubu zikiri gukora mu bantu zikabakora ku mutima watumye abaturage bakunda igisirikare cya RDF. Hari na benshi bamaze kugera ku mapeti ya Lieutenant Colonel bagiye bakurikiye n'ubukangurambaga bwawe. Nicyo wabasaba muri rusange abanyarwanda bagukurikiye? Cyo nagasaba abanyarwanda ni urukundo, ariko ubu cyo nabasaba ku giti cyanjye nkanjye jenyine barakibona ubuzima ndimo ntabwo bushimishije nk'umuntu wenda wabayeho mu bundi buzima. Uwaba ufite icyo afite cyose yamfasha akanira inkunga nkabasha kureba ukuntu narangiza kano kazu. Ifaranga iyo yose yabinkorera. Nomero yanjye wenda nk'uko wari wabinsabye, nomero yanjye nkorera muri iki gihugu cya Uganda aho nkoresha ni 078 0 ndasubira mu 0 41 makumyabiri 0 7 41 namererana ni 0 7 41 73 84 52 birazana amazina Kabera Robert. Kubw'umutekano w'abandi rero bashaka kuba bafite impamvu zabo z'umutekano bakoresha indi ya MTN. Iyo mbahaye ni ya Airtel ya MTN iri mu mazina atari yanjye ni 0 7 cyangwa erekane kuyivuga umuntu aze kuyimbaza inbox kuko iyo njyo mbabwiye nyikosa no kuri WhatsApp. Niyo ndimo kugerageza gukoresha. Murakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Robert urakoze kutwubaha cyane. Iyo umuntu arimo kugusabira inkunga ugomba guca bugufi. Wakoze rwose. Murakoze namwe twitaho no kutwubaha. Mfashe na microphone nabundi ntabwo nongera kuyikoresha mfite yanjye. Okay. Iyi niyo nzu yawe wiberamo? Ni gusa urabona ko ari ntoya n'ifite ibyumba binasaba, ariko hano niho nshaka kongera ibyumba bibiri. Aha akanya ni kanini cyane kugera hano gufata hariya no twubaka ibyumba bibiri kugira ngo umuryango ukwire. Hariya twarimo tubumbira amatafari nacyo ni ikibanza cya fandi, ariko yaranyemeye mu mabumbira amatafari, ariko uburyo najya gote
nabwo amatafari nkaza kubaka mu kibazo sawa murakoze cyane rakoze cyane ariko niba ntagugoyeho gatoya nagira ngo baza kandi kabazo ese ako kazu ubanamo na madamu n'abana turiyaranje okay n'ubuzima buri private reka tureke kujya ku bya madamu n'abana sawa murakoze namwe murakoze bakira microphone okay Chirimbabazi n'abandi nawe